Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane wowe udukurikira aho uherereye hose, aho udukurikiranira aho uherereye, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. N'inkuru y'incamugongo, ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. N'umugabo rero bivugwa ko yaje gukora icyo twakwita amahano, aho yaje kwihekura akica umugore we. Bivugwa ko rero ngo yamwishe amukase ijosi, ndetse ngo aza no gusiga amushinze cyangwa se aza gusiga ibiti mu myanya y'ibanga ye y'umugore we. Urumva nyine ni ibintu bibabaje, ni ibintu byakomeje kugenda bishengura imitima y'abantu benshi, cyane cyane abaturanyi bari basanzwe baturanye n'uyu muryango. Biravugwa ko rero ngo bahoraga mu makimbirane adashira, ariko ngo nko mu byumweru bibiri bishize ngo amakimbirane byagaragara ko asa naho yahoshore, cyangwa se byagaragaraga nkaho biyunze, byagaragara nkaho bameranye neza, ariko abaturage nabo baje gutangazwa nuko bagiye bakumva inkuru y'incamugongo, inkuru yashenguye imitima ya benshi ko uyu mugabo yihekuye akica umugore we. Mu by'ukuri muri iyi minsi abantu basigaye bafite imitima ya kinyamaswa, cyangwa se imitima y'abantu isigaye yarabaye nk'inyamaswa, kubera ko kugira ngo ufate umwanzuro burya wice uwo mwashakanye, umwice, umukate ijosi, umukorere nk'ibyo uyu mugabo yaje kuba yakorera umugore we, ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje cyane. Mu by'ukuri abantu benshi batunguwe n'iyi nkuru y'incamugongo yaje kuramuka yumvikana hano muri kano karere ka Rwamagana. Mu by'ukuri abantu benshi rero bakomeje kugenda bavuga ko uyu mugabo nawe yagakwiye kuzanwa hano kuri tera aho yakoreye aya mahano, nawe rero akaba yakwicwa. Gusa nubwo amategeko y'u Rwanda atemerera kwica, cyangwa se nubwo amategeko y'u Rwanda atemera ko umuntu wishe nawe yamanikwa ako karubanda nawe akicwa, ariko abaturage mu by'ukuri nicyo bari kwifuza, ko uyu mugabo wakoze aya mahano nawe yaza kuba yamanikwa akicwa nk'uko yabikoreye umugore we. Turaje kugira ngo tukuvire umuzi n'umuzingo, wamenye intandaro y'ibi byose, kuba uyu mugabo yakoze aya mahano. Ese akimara gukora aya mahano yaba yahise yerekeza hehe? Byinshi rero kubikomeje kugenda bigarukaho kuri iyi nkuru, turaje kugira ngo tubikuvire umuzi n'umuzingo uze gusobanukirwa aho uyu mugabo yakoreye amahano neza, ndetse naho uyu mugabo akimara gukora aya mahano yese ajya kwihisha. Birumvikana nyine aho yaje kuba yafatirwa, dore ko kugeza amagingo aya ngaya amakuru akomeje kugenda yemeza ko yaje kuba yatabwa muri yombi. Turagusaba rero kudutega amatwi ugere ku musozi w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya amakuru yakomeje kugenda avugisha abantu benshi. Byakomeje kugenda bigaruka rero cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru. Abantu benshi mu by'ukuri imitima yabo ikaba yuzuye intimba. Mbere yuko rero tubigaruka ku buryo burambuye, nyaboneka reka tubanze tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba rero byibuze gukora share aya makuru ukayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Uraba utweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 ko tuzajya dushyiraho amakuru ukazajya uyabona uri mu ba mbere. Kula like ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe, nawe uvuga uko byumva. Ese mu by'ukuri ibi bintu byari bikwiriye kuba abantu barakundanye bakageraho bemeza kuba babana, bagakora ubukwe bukarangira bakabana neza, nyuma y'igihe gito bo bashinze urugo ugasanga haje amakimbirane, ndetse amakimbirane nayo avamo impfu za hato na hato, nk'uko uyu muryango nawo byaje kuba byawugendekera. Turashaka rero kugira ngo nawe utange igitekerezo cyawe, uvuge uko byumva.
Reka rero twigarukire ku nkuru yacu, inkuru y'incamugongo yaje kumvikana mu karere ka Rwamagana. Umugabo rero aho yaje kwica umugore we akamukata ijosi ndetse agasiga ashinze ibiti mu myanya y'ibanga y'umugore we. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho, bamwe mu baturage twaje kuba twageraho, ibi byaje kuba byabera rero, bakaba batangaje ko ngo mu masaha ya saa 9 z'ijoro aribwo rero ngo baje kumva induru irimo iravuga, bagira ngo ni abantu bari kujya gushaka akazi mu ishyamba aho batwika amakara, ariko mu by'ukuri ngo mu gitondo baza gutungurwa no kumva inkuru y'incamugongo, inkuru yashenguye imitima ya benshi. Biravugwa ko rero ngo ku munsi w'ejo hashize, uyu mugore n'uyu mugabo we ngo bari barimo baranywera mu gasantere kari hafi rero y'aho batuye, ngo ubona ko nta kibazo na kimwe bafitanye, ariko ngo mu gutaha nibwo rero ngo uyu mugabo ngo yaje kuba yamufata, ngo amujyana ahantu mu rutoki rwo mu baturanyi, ngo birangira rero aje kuhamwicira, ariko ngo mbere y'uko amwica ngo akaba yarabanje kuba yamusambanya. Aya ni amakuru yaje gutangwa n'abaje kuba bakwibonera umurambo uyu mugore, dore ko bavuga ko mu by'ukuri ibintu baje kuba yamukorera ari ubugome bw'indengakamere. Biravuga ko rero ngo yamukase ibice, amukata ijosi, amukata amabere ndetse n'ibindi bice bigize umubiri. Arangije rero ngo amuta aho ngaho, aho yaragaramye aho ngaho rero muri urwo rutoki rero rw'abaturanyi. Umwe rero mu baturanyi nibwo ngo yaje kuba yakwikoza mu rutoki agiye gushaka ngo imigozi yo guhambiriza imishingiriro. Ahageze rero ngo nawe yakubiswe n'inkuba ubwo yasangaga umurambo w'uyu mudamu ugaramye muri runo rutoki. Ikintu cyahise gikurikiraho rero ngo akaba yahise atabaza, agerageza guhamagara abandi baturanyi ndetse n'ubuyobozi buraza burahagera. Mu by'ukuri iyi ni inkuru yababaje aba baturanyi bari basanzwe bazi uyu mudamu waje rero kuba yakwicwa n'umugabo we. Mu by'ukuri bakaba rero baje gutangaza ko ngo mu minsi yashize bari basanzwe bafitanye amakimbirane, ariko aya makimbirane ngo ntabwo bumvaga ko yagera kuri uru rwego rwo kuba uyu mugabo yakwihekura akica umugore we kuri uru rwego rw'indengakamere, ndetse bakaba batangaje ko uyu mugabo akwiye gukurikiranwa agafatwa. Gusa amakuru twabashije kuba twamenya ubwo twakoraga iyi nkuru, bikaba byari biri kuvugwa ko rero ngo uyu mugabo yaje kuba yatabwa muri yombi kugeza magingo aya ngaya. Rero aya niyo makuru yizewe twabahereza. Gusa ubu bugome bw'indengakamere abantu muri iyi minsi basa naho batakigira ubumuntu muri bo, basigaye bafite imitima nk'iy'inyamaswa. Uyu mugabo rero mu by'ukuri iki cyaha nikimuhama koko akaba ari ugufungwa burundu nk'uko amategeko y'u Rwanda ahana ibyaha rero abiteganya. Nguko rero natwe twaracije kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda ibabaza imitima ya benshi hano muri Rwamagana. Uyu mugabo rero waje kuba yakwihekura akica umugore we, yarangiza kwica umugore we rero akamukata ijosi. Bivugwa ko rero ngo yanamukase ururimi akarukura. Mu by'ukuri umurambo w'uyu mudamu byagaragara ko wakorewe agashinyaguro. Abantu rero bakibaza bati se mu by'ukuri uyu mugabo yaba yarigeze akunda umugore we? Mu by'ukuri abantu benshi bumiwe, baguye mu kantu bakimara kumva iby'aya makuru. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona ni mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu ku kandi, kurashare cyangwa se partage y'amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ugena muri comment, utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, ibi nabyo binenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twigezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.